bavuga ko ari Yago yego wenda navuga ko ari ariko ya ndirimbo ntago ari yiwe. Iriya ndirimbo ni yanjye turayandika indirimbo tugeze igihe cyo kuyishyira muri projecting indirimbo isohoke twumva umuhungu yayishyize hanze tayari hanyuma mu gihe kiri project indirimbo ubwo twumva yageze hanze umuhungu aramagara tuzi n'ibindi ya ndirimbo yagayishyize hanze yahise. Wari umunyamakuru ndetse ubu ngubu uri n'umuhanzi Yago yayiririmbye ndetse yayijyanye mwaramuvugishije cyangwa mwaricecekeye? Ya twaramuvugishije. Mwaramuvugishije yego. Hanyuma turafatikanya dushaka ko twabiburana bibi by'ubusa nyine byabaye by'ubusa. You bring man a many minerals you disturb most funerals yeah go baby got me said I know. CF TV, best content ever. Yes, reka nguhe ikaze nanone ukurikira ibiganiro byacu, ukurikira Clear Focus TV aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye byose bigize igihugu cyacu mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba, ndetse nawe ukurikira Clear Focus TV uherereye muri diaspora. Reka ngusuze cyane ndetse niba umeze neza uyu munsi ni byiza cyane, nawe bitameze neza uyu munsi reka ngukomeze mubwira yuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizagenda neza cyane. Imbere ya kamera za Clear Focus TV tuhafite abahungu hano bishamitse rwose bameze neza cyane. Hari byinshi batuzaniye mumeze mute basore? Yewe cyane good kabisa namahoro. Meze bite? Sha wumve ko ari umutekano ewana imvura yarimbujije show umutekano kabisa. Zaniye byinshi abanyarwanda by'umwihariko mwebwe mukurikira Clear Focus TV. Haro dufite hano ufite gitari musore bite? Yewe ni byiza kabisa ameze neza. Amakuru byinshi bazaniye byinshi abanyarwanda by'umwihariko mwebwe mukurikira Clear Focus TV. Haro dufite hano ufite gitari musore bite? Yewe ni byiza kabisa ameze neza. Amakuru ni meza biracamo? Ya amakuru ni meza. Yego. Ni byiza turakwakiriye ufite gitari umuhinzi agenda n'isuka noneho gitari ubwo igendanwa nande se? Gitari birumvikana igendanwa n'umucuranzi. Birumvikana ntabwo ndi bukuvuge uratangira nyine ukora mu nganzo mbere yuko twibwira twumve mu by'ukuri wibwira abanyarwanda mu by'ukuri mu buryo bwa gihanzi nyine. Twagiye wahuye nabwo ugenda bwumva wavunitse ununda kandi sinanjye ntabwo nigeze nkunga wabuze urukundo nanjye ndirengagiza nigira nyoni nyinshi bindya ku mutima uburyo wankundaga simbimenye we nabinyereka abyirengagiriza ngakunda undi irari ry'umubiri n'imbishya yuko ushaka iby'uburiri nkunda nanjye ntabwo nigeze nkunda urukundo nanjye ndirengagiza nigira nyoni nyinshi bindya ku mutima uburyo wankundaga simbimenye. ni umusore w'umuhanga cyane ufite impano byumvikana no mu ijwi rwose. Nagira ngo mugenzi waguhe microphone hanyuma niba numvise neza amazina ngo nayahe? Nitwa Mickey Blaze niryo zina ry'akazi. Mugenzi wawe nawe natwibwire. Ni umwe mu ba DJ bakomeye cyane
yaman sha wumve ko ewana DJ Drip namwe murayibona DJ cyangwa bisanzwe kubabizi ewana. Okay, DJ Drip ndetse na Mickey Blaze. Hanyuma Mickey Blaze ntabwo microphone imeze bite? Mickey Blaze ni artist, ni umuhanzi, ni umwanditsi w'indirimbo, niko kazi kanje kuva na kera. Uvuze ngo Mickey Blaze mpita mvuga ni amazina nyayo y'ababyeyi. Mundi Mickey Blaze ugiye kwibwira umuntu utakuzi wamubwira ko Mickey Blaze ni muntu ki? Amazina yawe wiswe n'ababyeyi bundi ni ayahe? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Mucyo Blaze. Yego, amazina y'akazi ni Mickey Blaze. Yes. Okay, Mickey Blaze byo byaje bite rero? Mickey Blaze ni Blaze byo ni risanzwe. Hanyuma Mickey rihagarira M, ubwo Mickey naryo niryo muri famille. Muri make Mickey Blaze, ubwo Mickey ni izina nkunda cyane kuko niryo kenshi bagiye banyita. Yego, bamwe bakarihina bakanyita Mike, abandi bakanyita Michel, Michael. Ni byinshi cyane ko kera nakundaga no kubyina ziriya mbyino za Mike. Okay, naho ngaho Mickey Blaze mpamya yuko byaba byaraturutse. Yes, naho ngaho Mickey Blaze byaturutse. Hanyuma Mickey Blaze ni umunyeshuri yararangije, bimeze bite? Mickey Blaze ndi umunyeshuri wiga university. Ndangije umwaka wa 2. Wiga mu biki? Niga Forest Resources and Management, ubwo no kubungabunga ibijyanye n'amashyamba ndetse n'ibidukikije. Wow. No kuvuga ngo ibyo byose ukabikora kandi ukora n'umuziki. Yes, music is my heart, my blood. Kwiga warize primaire secondaire, kuba umuhanzi byo byaje bite Mickey? Kuba umuhanzi kugira ngo menye ko mfite impano byatangiye kera cyane mu basekuruza. Igewe impano yanjye irihariye, ariko n'ubundi no muri family. Grandpa wanjye ni umuhanzi, ntabwo akiriho ariko ni umuhanzi. Nanjye nyine ubwo impano urumva ufite aho nyikomo. Impano birumvikana yuko ni muri famille. Hanyuma mbere yuko dukomeza, DJ Drip uri umwe mu bakurikira ibijyanye n'umuziki, bamwe mu bayikurikira cyane hano mu Rwanda. Mbere yuko twinjira muri byinshi, Mickey Blaze wamwumvise ute? uyu muhungu rero buriya yaranunguye tu ukuntu namufataga, je yanyeretse ukundi nabonaga nyine, kuko buriya umusani yaje ari umushyashya ntabwo ubuzi gwagwani, ariko iyo mukomeje mumenyerana ugenda kumvisha boroze yo kuntu zimeze. Yego, ariko boroze ewana sha indirimbo ze umva zakirwa gute? Ewana sha umve ko imiziki yewe yo uyishyiramo wari wese nkabona nyine sha ari kuvibinga. Okay, urakoze cyane DJ Drip. Musubize microphone no dukomeze rero. Hanyuma Mickey Blaze wabanze kutwibwira mu by'ukuri, umabuze kutubwira inganzo ahiva ndetse n'ubuhanzi muri rusange. Uyu muziki wawutangiye ryari? Umuziki nawutangiye 2006. Nari nkiri umwana muto cyane. Wari ukiri umwana, ubwo wigaga nko mu wa kangahe? P3, ubwo ni mu wa 3 primaire. Mu wa 3 ko wari ukiri bwa mbere nanditse indirimbo yanjye. Nibwo bwa mbere wanditse indirimbo yawe? Yes. Mu wa 3. umva hari iki? Urayibuka? Ubu ndayibuka. Yitwaga ngo iki subwo? Nitwaga Holy Rapper. Wararapaga ariko ndayibuka. Tunyurizaho kumva havugaga ngo
ngo nimba ushaka kumenya umurapa nyawe n'uyu, nimba ushaka kumenya n'ibyo akora n'ibi, ararapa abantu bose bakikanga, bamwe bagatangira no guhunga. The holy rapper, ushaka unyite big rapper, the super rapper, na n'umwe urapa nkuko ndapa. Hora ariko kera nari mfite imirongo. Holy rapper aza kuvamo Mickey Blaze. Byagenze bite kugira ngo umuraperi ahindukemo umuririmbyi? Byagiye biba kenshi cyane ku bahanzi. Umuhanzi uzwi hano mu gihugu cy'u Rwanda twavuga nka Chrisizi, yari umuraperi nyuma aza kuba umuririmbyi, ndetse n'ubu ngubu ari umwe mu bahanzi bahagaze neza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byaje bitewe njyewe ubundi hari impano izi kaganzi yindi. Yego, ubwo kuba nararapaga byarananyoroheraga nkandika indirimbo, ariko nza kwivumburamo irindi jwi nyine mfite ridasanzwe, ndavuga nirijwi none reka ndikoreshe. Biba amahire no kwandika nabyo ndabibasha, no gushaka melody ndavuga nirijwi reka ndibyaza umusaruro kabisa. Yes. Hari ikintu numvise yuko mu by'ukuri byose ari ukurapa bishoboraga neza, noneho bigeze no mu kuririmba biba neza cyane. Hanyuma Mickey, indirimbo ya mbere wanditse mu buryo bwo kuririmba pana rap, yes, wayanditse ryari cyangwa se wayibitekereje ryari, wabikoze gute, byagenze? Indirimbo ya mbere nayanditse mu 2020, nyuma yuko naje kubona yuko bikunzwe, yego, byo nkora bari kubyakira neza, nahisemo kwandika indirimbo nyita Blessings. Yego, niyo ya mbere nanditse mu buryo bwo kuririmba. Niyo ya mbere wanditse mu buryo bwo kuririmba. Iyo ndirimbo se yaragiye hanze cyangwa iracyari mu nyandiko? Indirimbo iri hanze. Iri hanze. Yeah. Wadushyireho tukumvara. Blessing. Yes. Yakozwe nande mbere na mbere? Yakozwe n'umuproducer witwa Panda B. Panda, okay. Yeah. Okay, dushyireho twumve. Sindi nk'ababajama bagutunguza gift na IP, n'umutima ukunda gusa nabyibirenze na dripping, nkora geste yanjye no kuri njye wowe uri final. Oh baby, oh wonder, kandi ukanundira ukundi, my sweetie uri keza, n'ukuri sinakwibuza. Wow, iyo ni Blessing. Yitwa Blessing. Kuri ubu ngubu iri he? Iri kuri platform zanjye zose, YouTube channel n'ahandi. Iyo niyo ndirimbo ya mbere yakiriwe gute? Kuba bari bakuzi nk'umuraperi ukongera ugashyira indirimbo hanze by'umwihariko mu buryo abantu benshi byarabatunguye. Abarasta banjye bari bamenyereye muri ya njyana, baravuga uri rapa bigenze bite, ariko nanone bampa courage abantu benshi, bambwira ati ibintu ndumva binerita, bibaye byiza wakomeza. Kambwira ati kabisa ni nziza cyane. Bro, icyo numvise cyo kabisa ibintu birimo neza kandi courage kabisa. Reka mbikubwira akiri na kare. Thank you so much. Kuri rwose ibintu bimeze neza kandi namwe nashidikanya yuko hari aho biri kandi ku rwego rwiza, ku buryo ki ejo cyangwa ejo bundi bizatanga umusaruro kurenza uko uyu munsi bimeze. Muri studio indirimbo ziri hanze zawe ni zingahe? Ubu ngubu indirimbo ziri hanze zanjye ni indirimbo 3. Blessing yo twayumvise. Iyo Blessing hari yitwa Aroma. Hari nitwa I'm sorry. N'indi project nyine iri gutegurwa. None se Mickey Blaze ko tuzi ko mu Rwanda umuziki uhenze mu by'ukuri, ibyo bintu ubishobora ute? Ufite management, bigenda bite kugira ngo uje studio ukore indirimbo, bigenda bite mu by'ukuri? Umuziki ibintu bijyanye nawo biravuna kabisa. Kera
hari umusaza wambwiye ati nta kintu uzageraho utavunitse mu niko buzima bimeze. nirwo rugendo rw'ubuzima ni ukuvuga ngo nta management mfite Yego. ariko buriya urakora cyane kugira ngo ugire aho ugera niyo management izaza ariko izaza ngomba gukora birumvikana mbere y'uko n'abantu bavuga bati uriya muntu hari ikintu kimurimo ni uko Yes. baba babanje kukigaragaza mbere Garagaze ibyo ufite bakabibona mu by'ukuri ibyo ufite Yeah. bakabona yuko unashoboye nibwo mu by'ukuri niyo management mu by'ukuri yaboneka none se Yes. uriga wambwiye ko wiga Yeah. amafaranga avahe mu rugo se nibo bagira cyangwa abo kwihiringa bro nyine uyu muziki utitonze wazima ko ni impano yanjye abo kwiringa cya mbere ndabikunda cya kabiri nkabikora byansaba n'ibishoro nkashora nyine kuko ntago buriya nzajya mu kintu ntegereza ko hari uzamfasha azaza ariko nabanje nanjye kujya gute kwifasha ya nyine ndiga bikamvuna umuziki nkawukora sometimes amafaranga akabura ubundi akaboneka nkajya gukora ya niko bimeze niko bigomba kumera ugomba nyine kubiharanira mu by'ukuri wanambuga ni nyine nk'uko umusaza yakubwiye nta kintu wageraho utavunitse kabisa wakuze ukunda umuziki nibyo ukura n'ubundi ukunda kugeza ubu uranawukora hari umuhanzi wakwesipiraga mu buto bwawe mu buto bwanjye hari umuhanzi wanyesipiraga n'ubu ukinyesipira wowe ninde se ni legend n'ahari rwose Imana ikomeze kumwakira yitwa Iva Bravan Bravan iruhuko ridashira kabisa niwe muhanzi nkunda cyane wanyesipiye kuva kera wow ni sawa cyane hari indirimbo ya Bravan wakundaga kurenza izindi watunyurizaho ku buryo yes irahari cyane cyane indirimbo ye yitwa Malayika sifite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo sinyitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby morning nakupenda morning to night my desire my reason to live that day I have a Malaika wow sawa cyane drip meze bite man ibintu ni umutekano umutipe ibintu arimo arabizi man of course ibintu arimo ni sawa cyane kabisa drip avuze ko yakuze afana Iva Bravan niki mu ijambo rimwe n'icyo wavuga kuri Iva Bravan wowe nawe wakuze cyangwa se imiziki ye warayicurangaga cyane dukomeze no kumwifuriza iruhuko ridashira mu ijambo rimwe wavuga iki kuri Iva Bravan na experience wamugizeho mbere yuko atabaruka wumve ko ngende umuntu ucuruza imiziki kandi nkabanzi umuntu nyine ushobora kuza muri industry akatubeshya yego ariko Iva Bravan ni umusani munini tutananganya wenda n'uwari we wese bitewe n'ukuntu yagiye tukimukeneye kabisa yasize urugamba wenda rugeze aharyoshye ariko Iva Bravan yari umuhanzi nanjye mfana nanacuruza kenshi abantu bamumbaza buri kanya
ariko rest in peace kabisa umusa. Iruhuko ridashira kuri Iva Buravan. Yagiye akiri muto, yagiye twese igihugu gicika ubwongo kubera kubura umuntu w'ingenzi cyane nka Iva Buravan wari ufitiye rubanda akamaro mu bijyanye no kwidagadura. U Rwanda rwabuze umuntu kabisa, ariko nta kundi nyine ni ubuzima. Hanyuma Mickey Blaze, Iva Buravan agize gutya aritaye n'ibyo kugeza ubu nta wundi muntu se uvuga uti byibura uyu nguyu nawe hari ukuntu anyinspira n'ubwo wenda Iva Buravan atakiriho. Bimeze bite mu bahanzi bahari music nyarwanda? Ubu ndimo kugenda ndushaho kuyikunda, ndi kuyinjiramo, ndi kuyikunda cyane. Iva Buravan hari urumva hari plan A na plan B. Iva Buravan ndamwemera cyane kabisa, ariko n'ubundi hari n'undi musani wanjye nkunda nawe afite sound, afite abantu ngenda nespiraho, bafite ijwi, bafite ibitekerezo. Ninde ubwo? Yitwa Andiba umuntu. Wow. Hari akaririmbo kuzi ngo dushyireho duhite dukomeza n'ibindi? Ndayizi cyane. Dushyirireho kabisa. Yitwa Ndagukunda, yitwa Igitego. Kwiravuga iti umuntu ntakabe wenyine, ikamuremera umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzura maze utunguka umwenyura, amajwi yose numvaga muri nge araceceka biryawe gusa. Usetse mbona imikururu genda ngutekereza ndengahuna, uguru wanjye mani igitego nagukunda ntacyabihindura iyo ndagukunda cyuhora ubyibukayo ndagahora nicura nkakubona iruhande rwanjye. Mickey Blaze man, umeje gutungurwa man, ugakubita Iva Buravan, ugakubita Andiba umuntu kandi ukumva ibintu birimo neza cyane. Burya Andiba umuntu afite ijwi risa nk'iryihariye, ariko urumva urarikubita fresh ibintu bikagwamo man. Try ndagerageza gake gake. None se Mickey Blaze akuza ari umuraperi, gucuranga byo biri mu maraso byagenze bite? Gucuranga nabyo nagiye mbyiga, ntabwo nyine byo nabivukanye, nagiye niga gake gakeya. Yego, natangiye kwiga gitari 2018 nibwo nayitangiye neza cyane, kuko kera aho nakoragaho nyiri umwana nkavanga yuko ndi n'umuraperi nkumva si neza cyane, ariko nabitangiye official 2018 kugeza ubu ngubu, kandi ukaba ucuranga neza man. Nicyo ngicyo ni ikintu cy'umwihariko navuga yuko ufite. Nanone burya hari benshi bazi kuririmba ariko batazi gucuranga. Of course hari na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda wenda banagafasha, ariko ibyo gucuranga wapito. Urumva rero nta kandi kantu kaba kiyongereyeho kuri kariyeri y'umuntu, kuba umuntu yaririmba ndetse by'umwihariko akaba yanacuranga. Nakanoza ngenda kabisa. Sinzi hari amakuru nigeze kumva ku bijyanye ashize iminsi, navuze ngo wenda nzagushaka tuvugane by'amahire twanahuye. Umuhanzi Yago hari ikibazo mwagiranye? Umuhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru. Umuhanzi Yago icyo genda byibuka yari yasohoye indirimbo bita True Love, itaravuzweho byinshi, itaravuzweho byiza cyane. Nyuma yuko isohotse
ni indirimbo niba nibuka neza yakozwe na Fanta. Umupeti nawe urimo wigaragaza uri gukora indirimbo muri iyi minsi, yakoze nyinshi zitandukanye harimo na n'iriya ya Syntax. Yego. Hanyuma byagenze bite iriya ndirimbo? Hari byinshi wayivugaho cyangwa byararangiye nta kintu wayivugaho? Hari icyo uyiziho nkawe Mickey Blaze, ko nzi ko hari amakuru numvise yuko hari aho bihuriye nawe? Yes, iriya ndirimbo yitwa True Love, bavuga ko ari iya Yago. Yego. Wenda navuga ko ari ariko ya ndirimbo ntabwo ari iyiwe. Ya ndirimbo ntabwo ari iye. Ya ndirimbo ntabwo ari iyiwe, byaracicikanye. Yago yibye indirimbo. Anyway, iriya ndirimbo ni iyanjye n'umusani wanjye witwa Benny Bertin. Benny Bertin. Ya ndirimbo twayanditse. Hanyuma se mwayanditse hari icyo wari ugiye kongeraho? Yes, ya ndirimbo twayanditse kera cyane, tuyandika 2019, arumva ko yenda yaratangiye kuririmba. Yego. Twari twahuye twigana secondaire muri Afrika Butare. Yego. Ubwo turayandika indirimbo, tugeze igihe cyo kuyishyira muri projecting indirimbo isohoke. Twumva umuhungu yayishyize hanze tayari. None se mwarayanditse muri secondaire? Yes. Yaje kugera kwa Yago gute? Urabona twagiye gutangira project. Nge no muhungu. Yego. Twagiye gutangira project kwa producer Fanta. Hanyuma mu gihe kiri project indirimbo ubwo twumva yageze hanze, umuhungu aramagara tuzi n'ibindi. Ya ndirimbo yagayishyize hanze, yahise True Love, twayise Feelings. White yita True Love. Harya niba nibuka neza nkubitiraho gato numva ndumva lyrics zayo ntarimo nzimba neza, nyibutsa aho twumva. Twayise Feelings iravuga. Ririmba aho twumva. Love someone called the feelings, ariko njye nayise feeling. Ababyumva bakansubiza lili, umutima ugukunda sinjamihali. Wamubona iteko gahindukira, mu nzozi werekana kumukira, kuko ari itara rikumurikira ku manywa na nijoro. Twayise Feelings. Urumva yari Feelings ariko hari ukuntu yahise agenda ahinduramo utuntu. None se yari recorded kwa Fanta? Yari recorded. Twari twatangiye nyine project. Yego. Arumva nyine abantu nka bariya baba baragafasha n'ijyana atambuka, agahita yumva umuzigo akumva umuvanye mu bye. Nicyo kintu buriya nyine abantu nkatwe niho twagorewe. Umwana arava mu ntara agakora umuzigo umeze neza yicaye yanditse, yarangiza yagera aho agiye kuwukorera cyama yatambuka akumva ni izina n'iki. None se Mickey Blaze, ukimara kumenya cyangwa se n'uwo mwari mwayiririmbanye Bertin, Yago mwaramwegereye, byagenze gute? Mwahise mwicecekera? Ese byagenze bite ukimara kumenya yuko indirimbo yawe cyangwa se indirimbo yanyu wari umunyamakuru ndetse ubu ngubu uri n'umuhanzi Yago yayiririmbye ndetse yayijyanye? Mwaramuvugishije cyangwa mwaricecekeye? Twaramuvugishije. Mwaramuvugishije? Yego. Hanyuma turafatikanya dushaka ko twabiburana. Bibi by'ubusa nyine byabaye by'ubusa, tugenda tubireka gake gake. Hanyuma se producer Fanta yababwiye ko byagenze bitewe? Fanta urumva hanini kosa ntago ryabaye irya Yago. Yego. Kosa ryabaye irya producer utanga projet y'umwana ukizamuka. Yego. Ariko nawe twaravuganye bibi bintu birebire. Bijya mu manza, bakavuga Yago kubera iki wibye indirimbo abana batoya. Yego. Nyine bigeraho tubona twebwe gihe kiri kwangirika, turavuga okay ntago gutwaye indirimbo imwe abagutwaye inganzo. Turavuga reka twicare tuzashaka iyindi nyine tuyandike nta kundi tuyiririmbe. Niko bimeze nyine, niko bimera. Bwa mbere Yago ukimwandikira
wigeze umwandikira se cyangwa mwigeze mumuvugisha? usibye ntago nimba nabyita disipurine nkeya, sinzi ubwo ukuntu nabyita muri make. Yego, kuko Yago aba afite amagambo atari meza. habayeho ubwo gutukana, mbyumva neza, habayeho gutukana. ni ikintu kitari cyiza, ndetse onese izo mbaraga binangaragariza ko n'ubundi ntaho bizagera. Hari n'igihe umuntu aba anakurusha kashi cyangwa kurusha n'iki, zikaba arizo zivugira, turituriza, turaceceka nyine kabisa. nose izo mbaraga kumva umuntu nka Yago agutwaye indirimbo mu by'ukuri yari iri no muri studio, ntiwacitse intege mu buzima? Wenda nyine hazamo akantu ka subwo mbyite gute, umutima birakurya, ariko narahiye ko nta kintu kizanca intege mu buzima, mu rugendo rwanjye rw'umuziki. Even niyo wagira ute, gusa nacitsemo intege mu gake. Ndavuga gute umuntu w'umunyamakuru wagateje imbere music nyarwanda ahita bivamo akajya mu muziki setu, wenda yarabonye bikwiye, yarangiza ahubwo no muri wa muziki agakoramo amabara nk'ayo ngayo. Ndavuga ibintu biragayitse, ariko nta kundi, tuzishakira hiti nyine, twishakira promotion, nta kundi byagenda. Birumvikana ni ikintu mu by'ukuri ku muntu ukizamuka byongeye, nta ndirimbo nyinshi ufite hanze, niyo wari ufite hanze bikaba gutyo. Drip, urabyumva ute ibyo bintu, kuba umunyamakuru ukomeye mu gihugu yafata indirimbo y'umupeti ukizamuka nka Mickey Blaze akayitiye, cyangwa se uwo muproducer Fanta akayitanga bitewe n'impamvu runaka, wabivugaho iki we Drip? Igihari cyo Fanta wenda kesha amakosa ari kuri Fanta. Yego, urumva Fanta yafashe projet y'abana arayitanga, abana bakizamuka buriya yo bihirinze bakubita banga ya danje. Yego, urumva kiba gihari. Yago yagiye muri studio bisanzwe, noneho ubwo Fanta mwumvisha muri ayo maproje, kuko nago yayitwaye atayumvise. Urumva wasanga harabayemo ikibazo cyo mu producer kuba badari guhuza. bigira ingaruka gute ku muziki nyarwanda nkawe? Urabyumva ute ingaruka bigira ku muziki nyarwanda muri rusange nizi? Urumva nago ingaruka zabura, ingaruka nago zabura, kuko uwari wese yazayumva ngo uriya ngoma barayimwibye. Kuko urumva nimba abamenye yuko indirimbo igiye gusohoka, bakanasohora na boro yayo ngo izasohoka runaka, none uyu mupeti wayikoze yayibonye ku rubuga, ahita atangira nyine kuba yacika intege muri we, kandi yagerageza no guhamagara Yago akamubwira ati iyo boro nisohoke, yagakamwereka discipline nkeya nk'umuntu umuruta unamurusha n'umufungo, akanabyirukamo ntibinakunde, agavuga ati na okay mu ndirimbo 100 zanjye yagiye imwe, ariko nagatwaye 99. Birumvikana muri rusange igihari cyo ntabwo kiba ari ikintu cyiza. Umuntu wagakwiye byonyine ku promoting muziki nyarwanda kawo supporting, agasapoting impano nshya, akaba ari we uza akavuga ati reka indirimbo ndumva ari nziza, wenda utanavuganye n'abapeti bayiririmbye, wenda bayiguhe cyangwa se bayikugurishe, cyangwa barayibagurishije Mickey Blaze barayiguze. Barayiguze ntabwo nabivuga gutyo, kuko baramutse barayiguze yaba ari income kuri njye, bwo yaba ari inyungu. Kandi ikintu cyasohotse mu iduka ntabwo wajya uvuga ngo ya muntu ngo yambaye inkweto yanjye yabikugurishije. Birumvikana wacitse intege. Watubwiye ko ufite indirimbo 3 Blessing twayumvise, indi ndirimbo haryo ubwo ni iyihe? Indi yitwa Aroma, indi yitwa I'm Sorry. Aroma, dukubitire kuri Aroma twumve. Aroma nayo iri hanze? Yes, nayo iri hanze. Kubitire wa twumve kabisa.
simply line. You're gonna change and make it put in mind me. You galaloma, wenda nuko nazi gutera imitoma. Sigala, don't make me like a single fall. Hey, magara, unsize urupfu rw'amagara. You bring man a many minerals. You disturb the most funerals to me. Yeah. Girl, baby, got me said I know. You could Zanzibar. Urukundo, we wangunze. Uruta, uri wamisha. Urukundo, we wangunze. Uruta, uri wamisha. Niyo mpamvu natuza, narabonye inseko yawe. Niyo mpamvu natuza, igihe cyose njye nakubonera. Yeah man. Mu by'ukuri ntutakwemera byibura urukwavu ashobora kwemera ko ruzi kwiruka. Yes kabisa. Man bimeze neza kabisa. Muri izo ndirimbo eshatu Blessing, Aroma, zifite amajwi nta musore, zifite amajwi nta video zifite. Izo ndirimbo ni bya bindi tuvuga ngo nyine ubushobozi uko ugenda uba wifite ni kuzamuka. Yego. Blessing na Aroma na I'm sorry ubu kuri platform yanjye ya YouTube zifite lyrics n'amajwi bisanzwe, ariko I'm sorry nayo iri gupreparirwa amashusho. Yes. I'm sorry azagera hanze, ariko ntabwo irajya hanze official. I'm sorry iri hanze. I'm sorry. Ahubwo wenda new project ndiko bategurira niyo iri hafi cyane. Okay. Dukubitire kuri I'm sorry dukomeza. Yes. Pega maso uyabanza nari munyi uburibwe wahuye nabwo ugenda bumva wavunitse umunda kandi sinanjye ntabwo nigeze nkunga wabuze urukundo nanjye nirengagiza nigiranye nyinshi binjya ku mutima kunyora ndagasimbimenye wanabinyereka nkabyirengagiza ngakunda undi irari ry'umubiri rimeshya y'ushaka iby'umubiri. I'm sorry sinashakaga yukubabara, basi sorry sinashakaga yukubabara. I'm sorry sinashakaga yukubabara, basi sorry sinashakaga yukubabara. Wow. Yeah man. Sawa cyane kabisa. I'm sorry. Zo ndirimbo mane ni nziza cyane. Hanyuma utubwiye ko hari imishinga uri gutegura ndetse uri gutegurira abakunzi bawe. Yego. Muri rusange ni iyihe mu by'ukuri wiciyemo mu magambo makeya? Abantu banjye rero ikintu nababwira cyo nuko nyine hagiye gushya. Mickey Blaze kano kanya ndashaka ko mumenye wari we. Ubu mfite new song ndi kubategurira ifite audio visual, ubwo nyine izaba iri izaba ari audio n'amashusho, yitwa Stay With Me. Mu minsi mike cyane kabisa, hari ibyumweru birenze 2 ntayibagejejeho. Kabisa nizere yuko nubundi nunayishyira hanze uzaza abanyarwanda nyine ukanayibagezaho. Amarembo arakinguye hano kuri Clear Focus TV. Yes, thank you. Kabisa urisanga kandi courage kabisa. Impano yo ni ikintu
navuga yuko tutapfa gushidikanya kabisa impano irahari ibikorwa birivugira mani kuraje kabisa kandi nta gucika intege nyine n'izahaso kabisa hanyuma Mickey Blaze tunasoza gira ikintu ubwira abafana bawe by'umwihariko abagukurikiye ndetse naho bashobora kubona ibihangano byawe ku mbuga nkoranyambaga zawe bagukurikira bate tunasoza mu by'ukuri ikintu cyo navuga thank you Clear Focus TV ndabashimiye cyane for your host yuko mwamhostinze n'iby'agaciro kabisa isanga ikindi nabwira abakunzi banjye n'abandi bose bifuza kuba abakunzi banjye yego YouTube channel ni official Mickey Blaze Instagram ni Mickey Blaze Twitter ni Mickey Blaze TikTok ni Mickey Blaze Okay, nice. Mickey Blaze mugiho mukurikire mugiho murebe ibihangano bye mu by'ukuri mukora subscribe kandi mu support barabyumva kandi mwakoze cyane Drip ndetse na Mickey Blaze ndabashimiye cyane hanyuma mwakurikiraga ibiganiro bya Clear Focus TV ikiganiro twagiranaga n'abo bahungu tugisoreje aha Mickey Blaze Drip Papa Drip ndabashimiye cyane njyewe nari Jado kugeza ibiganiro bya Clear Focus TV ibiganiro byacu nakagaruka ciao